Ni ukuvuga ngo ibijyanye na school feeding imaze imyaka myinshi itandukanye bitewe n'ibyiciro by'amashuri, ariko kugeza ubu kuva aho dutangiriye school feeding mu mashuri abanza, kuva ku bana b'incuke kugeza muri segonderi, mu by'ukuri wabonaga ari akazi gasaba imbaraga ndetse no gutekereza cyane, ariko twagiye dukoresha strategy zitandukanye bitewe n'ubushobozi bw'ababyeyi ndetse n'ibishobora kuboneka mu bijyanye n'ibiribwa aho abana batuye ndetse n'aho amashuri yubatse. Ubu rero tukimara kubona amabwiriza agena uko ifunguro ry'umwana rigomba kuba riteguye, twahise tureba ibishobora kuboneka iwacu, ishuri ritaha cyane cyane ku babyeyi bavuga ko bafite ubushobozi buke ariko bashobora kubona ibyo kurya. Mu murenge wacu rero habonekamo ibigori birera cyane, ibishyimbo ndetse n'ibindi biribwa harimo ibijumba n'imyumbati, ariko cyane cyane ibyo ababyeyi bakunda gutanga ni ibishyimbo n'ibigori. Rero tumaze kubona ko bishoboka, twakoresheje inama, twakoranye inama y'abayobozi b'amashuri ndetse dukorana inama n'ababyeyi ku mashuri, tubimenyesha n'abaturage mu nteko z'abaturage, nubwo zitaraterana neza ariko twakoranaga n'abavuga rikijyana ku buryo twubahirizaga amabwiriza ariko tugakora n'izo nshingano zo kwirinda covid. Kugeza ubu rero uko bihagaze, muri make ntabwo navuga ko nta mbogamizi zirimo, ariko zigenda zibonerwa ibisubizo. Cyane cyane imbogamizi ziboneka iyo ababyeyi igihe cy'isarura kitaragera, ariko iyo bari gusarura imyaka, nk'ubu turi gusarura ibigori, ariko tugendeye ku bipimo byagenwe, umubyeyi aba azi ibyo agomba gutanga igihe nta mafaranga yabonye, aho ushobora gusanga nk'ikiro gifite nka toni 5 z'ibigori, 10 se, izo toni zikazavamo akawunga, hanyuma y'amafaranga leta itanga yunganira gahunda ya school feeding akagurwamo ibindi bintu ababyeyi badashobora kubona. Ikindi kintu kidufasha ni uko kugeza ku amashuri, ababyeyi twashyizeho komite za school feeding, ku mafaranga ababyeyi babashije gutanga, babandi tuvuga ko bafite ubushobozi, ni nabo bahaha, bajya ku isoko bagahahira ku giciro gisanzwe, cyangwa se mo kimwe ukaba wareba umuhinzi ufite nka sitoke y'imyaka runaka, igihe tubona ko umusaruro utaraboneka mu babyeyi rusange, icyo gihe ku bigo by'amashuri hamaze kujyaho utunama tw'amasoko, twaranahuguwe, bakicara bakareba igiciro kiri ku isoko mu buryo buri lokale, noneho uwo muturage akagirana amasezerano n'ikigo cy'ishuri, iyo myaka akayihageza kandi akishyurwa neza. Kugeza ubu rero nta birarane tunafite muri school feeding, ahubwo ubu ngubu icyo dukeneye, ikigaragara wenda twakomeza kurebaho, ibihe bikomeje kuba byiza, gahunda imaze kumenyera, ni uburyo bwo kunoza ifunguro, nibura ku ifunguro ryagenwe abana bakajya bafata nibura hakira nk'inyama, amafi se, ariko ibindi bisanzwe bigaragara mu ndyo yuzuye by'ibiribwa byo biraboneka mu mafunguro bafata, babona ibishyimbo, bakabona kawunga, igitoki barakirya, imboga barazihingira zo ntabwo turiba tuzibura, ku bigo by'amashuri hari uturima tw'igikoni, ndetse ubu ngubu hari ubukangurambaga bwo gutera ibiti by'imbuto ziribwa cyane kigenda ku ifunguro, cyane cyane nk'avoka, kugira ngo bizajye byunganira amafunguro y'abana. Batanga ibyo kurya, noneho amafaranga bakajya bagenda bayakata, aba ari byiza kuko amafaranga kuyabona ni ikibazo, ariko iyo utanze imyaka bakawukuraho, nk'ubu muri riyera ry'ibigori turimo gutanga ibigori, noneho amafaranga akagenda bayagabanya.